Emi mwice n'ubundi yaragiye kunsenyera urugo rwanjye. Mwice mumaremo mwuka. Iyo mwice. Kimaremo mwuka. Yesu, Emi. Sika ugatsindwa na nyagasani we. Reka mukecuru wakibiba. Agara mugira ubwenge. Mama muto ihangane. Akemi. Emi. Yesu wangu tunagukoze iki? Namarugos. Gra. Emi. Ubu ibyo mwakoze ntago bihagije. Ubu nta somo mwabonye. Nose dukoze. Ubu mushaka kwica n'uwa kabiri. Hari ubwa fese dukoze iki? Mukecuru mwamushakaga iki mu muniga? Bamukizaga agakoko yarafite agakoko mu muniga. Induru ntago inkuye mu nzu. Nyine yarahungabanya abafite ubwoba bw'uko bagiye kumuniga. Mugira ubwenge. Ubu ntago uwo mwishe yabahaye isomo. Undebere ashaka bice. Atwikaga hiki? Atwice. Yibeshe Emi nakubwiye ngo iki? Ubu ibyo wamukoze ntago bihagije. Koko nyuma yo kumuca ururimi ubushaka ngo wavemo n'umwuka. Agara ubona uzabyara iki? N'umwana ni ikihebe uzabyara iki koko? Debora we mukecuru ntabwo mushaka. We urinde muri uru rugo. Wese urinde muri uru rugo. Wowe urinde. Wowe uvuga ko arinde muri uru rugo, urinde muri uru rugo. Aha ni kwa Grace. Duhuje amaraso. Uranyumva neza? Okay. Mukecuru ndabizi uranyumva neza. Kambabwiza ukuri. Niba ushaka kuba. Ndinde muri uru rugo ndi umunyamabanga wanyu. Uyu ntakoshe. Okay. Muhitemo mukecuru cye muhitemo amabanga yanyu mfite. Akoshe byo nabigize ndirimbo. Ako wabonye ikintu, wabonye ko tuzajya uhora udutunga. Wabonye intwaro uzajya uhora udutunga mu maso. Ako tujye tuganira. Dushyira no gaciro. Uyu mukecuru muramwica mumushaka hiki. Arazira amabiye. Wese utashaka kumirikira urugo. Ubu subundi mwebwe imbuto nziza mu mwerera yajya bitura ikiza nizi. Wese inziza. Ngaho reba noneho muramunize. None hazakora ibirenze ibyo mwabonye. Nayo tuzakora ibindi. Ihangane. Muzakora ibindi. Kandi gara uzisanga habi. Emi uzisanga habi. Niba ubasha kumvikana nawe. Uzicuza bitagikunze. Niba ubasha kumvikana nawe. Uze kumubaza ibintu yakoze. Aba yaje yashyize ubugambo hejuru ngo nukunga afite. Urabona ndimo ndamuhora gusa. Wamaje ibyo akora. Ese ni kuki utajya ureba amakosa akora? Ngo igisubizo no kwica abantu tu. Nyine ko yacyutagira amakosa akora. Ubu mwiyemeje kujya mwica. Rero mutani yapfuye, mwiyemeje kujya mwica. Ntavuga ari karumva. Muri kubivuga mukagira ngo azakomeza akore n'ibindi. Ubutaha azagenda amatwi. Mukecuru bari bamwishe habuze gato ya mama Mutoni bari bamukubikije umwana witwa Mutoni. Mwibutsa ukanda subscribe niba ariko ugeze hano bwa mbere ndetse ukora share ukanda like ushyiramo n'igitekerezo cyawe muri comment twikomereza ku zindi episode z'Urwibanga ku bakunzi ba filime Urwibanga. So murabona ko rero hano bintu birakomeye, hano bintu bikomeje kugorana. Debora afashe umuntu witwa Emile na Grace bari bagiye kwica mu Mutoni neza habuze gato yaratabaye asanze bari kumunigagura. Ese baramuziza iki? Mama Mutoni rwose kuba yaraje muri rugo arababangamiye cyane. Amakuru yabo yose ari kugenda yashira hanze, yose atangiye kugenda yashira hanze. Arimo atangiye kwegereza Emile nako kamarade akamubwira ko mbese mwabonye ukuntu yabigenje, ukuntu yazanye urupapuro akaruhereza kamarade. Gusa kamarade nubwo bamujishije akaba nyine yapfuye kubyumva, ariko mu by'ukuri hari yarabakozeho bimwe bikaze. Yigira ngo kamarade ni wa muntu nawe usigaye wanariza ibintu nka biriya. Hari abayahise abafata cyane kuko murabona ko amakuru yose yari yashyizemo nubwo atavuga, ariko yari yabyiboneye igihe bari no kumuhigira bamubwira amagambo mabi ati tuzakwica tuzagera dute. abona bafatanye byose yakugendeye arabyandika, yaragiye arabyandika. Ubwo rero hari n'icyo barimo kumuzava ati wundi uyu nguyu yaje kumara iki hano, ubundi wamwica gapfa kava mu nzira ashaka gukurikira n'umwana we, ariko tukibonera amahoro. Mbese murabona ko yakomeje kubabangamira. So rero mbibutsa ko iyi filime kabisa igeza hiryoshye. Mwabonye ko batangiye gusubiranamo umwe kuri umwe. Murabona umuntu witwa Debora arashaka kwiharira kamarade, arimo kumwegereza cyane. Noneho
mama Mutoni nawe we yabuze icyo yabikoraho ku bya Debora, cyane ko ari nawe wamuzanye hariya yamugaruye, yari ari kuraraguza mu gasozi yarabuze aho yerekeza akamugarura. We nta kintu yamuregaho cyangwa se nta n'uwo afite wo kumuregera, mwabyumviye ko yabitekereje. Ahubwo ikintu ari gukora nawe ari kumufasha, ni nko kumufasha ariko ari kumufasha atari uko yabipanze. Nawe atangiye kujya yegera kamarade kamuhereza amakuru y'ukuntu Emile na Grace baba bameze mu rugo, byose atangiye kujya bishyira hanze abivuga. So murabona ko rero nicyo ari no kuzirana hariya, mwabonye ko bari bagiye kumuniga Debora agatabara, ariko n'ubundi ntago biri buze kuborohera kubera ko batangiye gusubiranamo. Mwabonye ko Grace yaje gukubita witwa Debora amuziza ko yamvisha ari kuvugana na kamarade kuri phone, kandi ngo umugabo we atagomba kuba ukorwaho, gusa akibagiza ko wajya muca inyuma akajya kurana na Emile bakaryamana, kandi umugabo we ahari akamuciriritsa, mbese akura no kumwaka agaciro. Bityo rero Debora yarabonye avuga ati Grace ntago umugabo we amwitaho, ntago abashaka kumuhereza care, reka njye mwihera care maze nzarebe niboneye umugabo, mbese harayitomboriye umugabo. Noneho na kamarade nawe kubera ko ntabyo azi, nta kintu na kimwe azi, noneho Debora nawe agakangisha Grace ko hari amakuru abitse, ariko ubwo yamaze kumukubita yahise amubwira ngo amakuru yawe yose ngiye kuyashyira hanze, kandi muraza amabanga bafitiye ko ari menshi. So turibaza twese tuti ese nayashyira hanze biraza kugenda gute? Ese amakuru ye ko twabonye Emile nako kamarade nta kintu na kimwe ajye yitaho, umugore yamubwiye ati bisibyo, ahita yemera ati sibyo, yavuga ati nibyo akavuga ati nibyo. Ese buriya murabona Debora rero bujye kurigira nde? Ese arajya kuri polisi? Gusa aramutse agiye kuri polisi byaba byiza kurushaho, kuko polisi yahita iza kubatwara, wenda ishobora kuba yarabuze ibimenyetso bitewe n'uko ntago amakuru bari bafite bari bakusanyije. Murumva ko rero ibintu byakomeje kugorana. So gusa Emile yari afite gahunda yo kwitorokera umuntu witwa Grace, yakomeza kugenda atinda gufata imyanzuro. Mwumvise ko no kumushinja ati ni gute urupapuro rwamugizeho muri ruhande, ni ikibazo cyawe cyo kudafata imyanzuro, buri gihe urayoborwa. So mwakwibaza se Emile hari wundi ari bukora iki? Murabona ko ibintu bikomeje kubazambana, nibatinda hari abazahabafatira. Gusa natwe icyo dushaka nuko babafata bakabafunga, inkozi z'ibibi rwose bakabafunga, bakabajyana mu nkiko, ibyo bakoze bakabyishyura, mbese nabo bakaba babafunga bakumva uburibwe bw'icyaha bakoze, cyangwa se uburibwe bwa mama Mutoni, kuko mama Mutoni niwe byumva neza kubona umwana we baramwishe, nawe bakaba baramuciye ururimi akaba atavuga. Gusa twakwibaza ese ni kuki mama Mutoni atari yajya kurega mu rukiko? Ariko biranashoboka, buriya nta bimenyetso ufite, hari igihe wicecekeraho kuvuga ati, hari igihe byagaragara nko gutebya cyangwa se kubeshya bitewe n'uko nta bimenyetso bihamya afite, wenda nta makamera ntaki. Ariko biriya bintu si ibintu bikwiye. So umuntu witwaye Emile na Grace bakomeje kugaragaza ibyaha, bakomeje kongera ibyaha n'ingeso. Isaha n'isaha bafatwa rwose bakajyanwa gufungwa, kandi nibafungwa urabona baba bazira ibyaha byinshi, harimo guhohotera, gukomeretsa, gukubita, guhungabanya, kwica ndetse n'ibindi nk'ibyo. Ibaze noneho baramutse bishe umuntu wa kabiri, abantu bakaba abantu babiri. Murumva ko rwose ni ibintu mbese biteye ikibazo kubona abantu bifata rwose urugo bakaruhirika, bakica, bakagira ute. Ntabwo ari ibintu byiza rwose. Ubwo rero ni ibintu twese dukomeje kuvuga ati bari abantu bakomeje gukabya. Kuki kamarade nta mbaraga ari kubishyiramo ngo abajyane mu rukiko babafunge? Kuki kamarade ari kwicisha ku ruhande ntihagire amakuru akurikirana? Kuki kamarade atitaye ku bibera mu rugo rwiwe? Twese turabyibaza, ariko byibuza noneho hari ubwo Debora na Grace bashyamiranye bakaba bakubitanye, byibuza reka twemere ko kuko Grace hari ntiyava kwizima ku mugabo we, murabizi amukunda kubi, nubwo yamucaga inyuma kubera ikibazo cyo kuba umugabo we aba atamuboneye umwanya,
ubwo rero hari abaraza gukozanyaho nawe ntari butuze wenda ku buryo yavuga ngo ndakwihoreye. Ni ibintu bidashoboka cyane rwose, murabizi kuri Grace. Ubwo rero Debora hariya nawe n'umujinya, niba ari bujye kubarega, niba ari bukora iki, gusa bibaye byiza yahita ajya kuri polisi, kuko kubibwira kamarade ho nta kintu byahindura. Kamarade twabonye ko ni umuntu utajya wita ku bintu byiwe mu rugo, ntago azinga ibibera mu rugo iyo bimeze bite. Niyo bamugize ikintu bamubwira ubona ko abita inyuma y'amatwi. So murabona ko rero hariya barashyamiranye, ariko hariya buriya bari bagiye kuniga mu Mutoni, keretse bibaye byiza nko gutya polisi kahabasanga, ariko ntibyabaye. Ku cyifuzo cy'abafana tuba twumva mbese nk'hariya polisi yakahabasanze igahita ibafatira ko nibyo mu by'ukuri byakabaye byiza, ariko si byo byabaye. Reka dutegereze rero turebe ko polisi noneho izaza ije kubafunga igahita ibajyana, kuko birakira ni icyaha kabisa gihanwa n'amategeko mu Rwanda. Noneho bazi ko bari bagiye kwica umuntu wa kabiri, kera bari ikimenyetso simusiga kigufungisha utaburanye, nta guca ku mpande ngo barebe bagire ibyo bareba, hara rwose uhita ufungwa. Nkwibutsa gukanda subscribe, wandika comment, yishyiramo igitekerezo cyawe muri comment kubyumva, ndetse ukanda like, usharinga. Asigaye tugakomeza kubana no mu zindi episode zikurikira z'Urwibanga. Twese dukunda Urwibanga filime kandi nziza cyane mu Rwanda ndetse n'i Burundi hose. Aho waba uherereye hose iyi filime ikaba urimo kwireba, iraryoshye kandi cyane. Gusa reka dutegereze ko ibyifuzo byacu bigerwaho, bitewe nuko nubwo bari filime baba bari gukina, ariko baba bagomba no kuduhamo n'inyigisho, natwe tukagira ibyo twungukamo. Mbese ikaba filime itwigisha mu mibereho yacu ya buri munsi nuko tuzajya tubaho muri sosiyete. So reka mbashishikarize rero gukomeza gukunda filime Urwibanga, muyishyigikira mu buryo bwo aribwo bwose, yaba gukora share, yaba gusubscribinga no gukanda ku nzogera, haba kuba mwabwira inshuti zanyu. Harimo abantu baba batarayibona mukayibagezaho. Ni byiza cyane ko filime ikomeza gukundwa n'abantu bose. Asigaye kuko ari nziza, asigaye reka dutegereze uko episode zikurikira zimera.